Turabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi, tubahaye ikaze kuri Teza Nations TV, muri kumwe na Muhongayire Jacqueline Shalom. Tugiye kwiga rero uyu munsi ku bijyanye n'idirishya. Ubushize twavuze ku cyumba, ariko uyu munsi noneho tugiye kuvuga ku idirishya. Muraza kugira amatsiko ahari. Ubushize niba naravuze ku cyumba, ubu nkaba ngiye kuvuga ku idirishya, ariko ndizera ko nimukurikirana neza iyi nyigisho iri bubabere nziza kandi mukayikunda, kuko nanjye uwayinyigishije numvise yarangiriye akamaro. Ndavuga ngo reka nanjye uyu munsi nyibasharinge cyangwa se nyibasangize. Idirishya rero ryacu tugiye kwiga uyu munsi ni idirishya risanzwe ariko rishushanya ubuzima bwawe cyangwa se wowe uko umeze mu bijyanye ahari n'imyitwarire cyangwa se na communication. Hari ukuntu abantu batuzi, hari n'uko natwe tubazi, hanyuma hakaba ibyo tuzi twese n'ibyo abandi batazi natwe tutazi. Ubwo rero muri iryo dirishya ryacu tugiye kugabanyamo udupande tune. Uraca umurongo uhagaze, ngo uraba ufite ibice bibiri by'idirishya ariko bingana, hanyuma uce n'utambitse, uba ugize utudirishya tune dutoya ariko turi kuri rya dirishya nyine. Abantu bazi grillage cyangwa se imitambiko y'amadirishya murabyumva uko biba bimeze. Ubwo tugize utudirishya tune dutoya. Turaduha amazina: aka mbere, aka kabiri, aka gatatu, ka kane. Tugiye rero ku ka mbere. Aka mbere ni wowe wenyine, ibyo wiyiziho wowe ku giti cyawe, abandi bantu bo hanze batazi, yemwe niyo mwaba mubana n'umuntu akaba atabizi cyangwa niyo yaba abizi, ariko wowe ku giti cyawe ukaba ari nk'aho ari ibanga ryawe. Akadirishya ka kabiri ni abantu bo hanze, uko batuzi, uko batubona, mu myitwarire, mu mivugire, mu mikorere n'imibereho, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo ngo naka wa wundi umeze gutya na gutya, akaba yagusobanura akakudekiriva. Hanyuma akadirishya ka gatatu ni uko abantu banzi, hanyuma nanjye nkaba ariko mbizi nyine, nkaba nzi niba mvuga cyane, nkaba nzi niba ntazi kuvuga, nkaba nzi niba ncecetse, nkaba nzi niba nkora ibintu runaka, ariko ku buryo ari ibintu biri rusange abantu bose bazi. Akadirishya ka kane ni kandi ni hahandi wowe muri wowe uba utazi ikintu, niba ari impano uyifite ukaba utazi ko uyifite, ikaba iri aho ngaho, navuga ngo urasinziriye, mbese ku buryo igihe kimwe ishobora kuzagaragara. Rero icyo gice cyo bamwe bavuga ko ari ahantu h'umuntu hatagaragara, cyangwa se ntihaba hagaragara, ariko uwanyigishije we yambwiye ko ari ahantu haba hazwi n'Imana, kandi koko tugereranije n'ibyo, kuko hari icyanditswe kivuga ngo ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu, ariko ibyahishwe ni iby'Imana. Ibyo rero biba bitaragaragara, biba biri mu bubasha bw'Imana, nta muntu wabimenya, nanjye nyirabyo birimo sinabimenya, nta n'umuntu wo hanze wabisobanukirwa. Ubwo rero ni uko nsobanuye iryo dirishya ryanjye cyangwa ryawe, ni uko nguko umeze, nanjye niko meze. Tugiye rero kubishyira mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu noneho yiyumve, twumve n'akamaro karyo, kuko niba byarangiriye akamaro nawe bishobora kukugirira akamaro, hari n'undi wenda byagirira akamaro. Ngiye gutanga urugero rwo muri Bibiliya, mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 5 bavugamo inkuru ya Namani, ukuntu yari umuntu w'intwari n'ubuzima bwe uko bwari bumeze. Yari umuntu ukunzwe na shebuja, yari umusirikare. Mboneho no gusuhuza abasirikare bose kuko ndabakunda. Ukuyeho Yesu witangiye abantu akabamenera amaraso,
buriya abasirikare nabo nibo bamena amaraso yabo bakitanga, bakitangira abantu batazi. Ndabasuhuje rwose, mukomere, kuko gusinzira kwacu mwebwe ibitotsi byanyu murabyigomwa kugira ngo twe dusinzire. Ni byinshi mwigomwa kugira ngo twebwe tugire icyo tubona, harimo n'umutekano wacu, kugira ngo ubwacu tubashe kubaho neza. Ndabasuhuje rero, mbifurije n'umwaka mushya muhire. Reka rero dukomeze. Namani uwo nguwo yari umuntu w'intwari ukomeye, ushimwa na shebuja, kandi yajya ku rugamba akanesha. Igihe kimwe rero baza kugaba cyangwa se gutabara cyangwa se bajya ku rugamba muri Isirayeli, bavanayo umukobwa w'umunyagano mutoya, araza aba umukozi wo mu rugo kwa Namani, aba umujakazi wa madamu wa Namani. Noneho nubwo Namani yari ameze gutyo, akaba azwi cyane ko ari umuntu ukomeye, ari umuntu ujya ku rugamba agatahana intsinzi, ari umuntu mbese ufite icyubahiro kandi agashimwa na shebuja. Yari afite ikibazo cy'umwihariko, navuga ko cyari gihishe muri we, ariko ka kadirishya ka mbere turimo tuvugaho gafite nimero 1, cyari kimugoye kuko yari afite uburwayi bw'ibibembe. Ibibembe ubundi muri Isirayeli bavugaga ko iyo ubirwaye baguhaga akato, ariko we bishoboke ko mu gihugu cy'iwabo ho ababirwaraga batabahaga akato nk'abahumanye. Ubwo rero icyo kintu cyaramubabazaga. Ibyo ari byose, nubwo yari afite ubutunzi akaba akomeye, akaba anashimwa, ariko we ku giti cye yari afite ikintu kimubangamiye. Ariho twavuze ko ni ikintu ubuzi ku giti cyawe kikuruhije, kikogoye, ariko uko ako kadirishya kagenda kaguka, umuntu ashobora kubona igisubizo cy'ikibazo cye. Ari byo navuga cyabaye kuri Namani. Umujakazi yaramubonye, abona ko nubwo ari shebuja ariko aremerewe, afite icyo kibazo cy'ibibembe. Hanyuma ntabwo yihuse ngo ajye guhita amubwira ati databuja ameze gutyo. Yaragiye aganiriza muka Namani, aramubwira ati niba databuja yamenyaga umuntu w'Imana muri Isirayeli, yagenda akamukiza ibibembe. Umudamu nawe aragenda abibwira umugabo we. Ni inkuru muzasoma, mwasoma mu Bami ba Kabiri nyine ibice 5 uhereye ku murongo wa 1 ugakomeza. Niho iyo nkuru wayumva neza, ukumva ukuntu Namani yatabawe bivuye kuri wa muntu utazwi, udafite agaciro, w'umunyagano kandi w'umucakara. Ubwo icyo gihe yahise ahasaba, yarabiganirije nawe umuyobozi we yandikira umwami wa Isirayeli. Hanyuma amaze kumwandikira amusaba yuko yamukiriza umusirikare wiwe. Umwami wa Isirayeli abimenye rero yaravuze ati ibi rero banza ari ukungerageza, kuko ntabwo ngewe ndi Imana ikiza. Ariko wa muntu w'Imana yari yatumweho ni Elisa aravuga ati nimumunzanire, nimumunyuherereze. Baramumwoherereza, hanyuma aramwohereza ati nawe amwohereza kujya kuri Yorodani ngo yibizemo inshuro 7, aravamo ahumanutse. Ntabwo rero yahise abyakira. Niyo mpamvu iyo ibintu by'Imana bishyizemo logique cyane, bishobora kubangamira igisubizo cyawe, bishobora kubangamira inyungu z'ubuzima bwawe, kuko logique mu bintu by'Imana ntabwo buriya navuga ko ikora cyane, kubera ko hari icyo gihe iyo abyanga burundu nyine, kuko yumvaga ko kandi nawe ubyumvise birumvikana, kuko uwaba yarahasize inzuzi. Hanyuma akumva ko urwo ruzi rwa Yorodani atari rwo rwamukiza ibyo bibazo cyangwa se ibyo bibembe afite, arabisuzugura cyane, ntiyabiha agaciro. Ariko abagaragu be, Imana ishimwe ko hari igihe tujya tugira abajyanama beza, abagaragu be baramubwira ngo iyo agusaba ikindi kintu gihenze wari kugikora, ariko kujya muri ayo mazi bitagusabye ibindi biguzi, bitagusabye
ikintu kirenze ubushobozi bwawe, ati genda ubikore hanyuma turebe ikiri buvemo. Kuko yumviraga nk'uko yari yarumviye inama y'umuja wiwe, n'ubundi yumvira n'abo bajyanama biwe, aragenda yiyibizamo inshuro 7 arahumanuka. Aho rero niho nagira ngo dukuremo isomo rikomeye. Njya nkunda imyitwarire ya Namani. Namani yitwaye neza n'ukuri. Icya mbere yumviye inama y'umuja, umuntu uciriritse udafite agaciro. Icya kabiri nk'irindi somo umuntu yakuramo nuko uwo muja nawe ntabwo yihuse ngo ahite yubahuka sebuja. Hari kumenya igihe ugiye gukorera ikintu n'umwanya wacyo. Anyura ku mudamu wa Namani. Ibyo birangiye, irindi somo navuga ririmo nuko kumvira akumvira umutambyi, akumvira umuhanuzi w'Imana, akumva inama zo kugira ngo ikibazo cye gikemuke. Ni ukuri yitwaye neza kandi nawe bimubera inyungu. Icyo kintu cyari ikintu yari yihishanye, yari afite we ku giti cye kimubangamiye, nubwo yari afite ibindi byose, ariko icyo kintu cyari kimuruhije. Kandi iyo usomye iyo nkuru usanga yarasubiyeyo yishimye, yumva anyuzwe. Rero hari ikintu muri wowe cyangwa nanjye muri jye ntabasha kuvuga mu ruhame, ntabasha kugira undi muntu mbwira, ariko nuremererwa ukumva muri wowe hararemereye, jya ushaka inama, cyangwa se ugire umuntu wizeye umubwire uti bimereye gutyo, bizakubera igisubizo. Kuko icyo kintu wiyiziho kirakumunga, kikakuvuna, kikaba cyazanarangiza ubuzima bwawe. Ariko iyo ugize uwo wizeye hamwe no kwizera Imana, ikibazo waba ufite cyakemuka. Ako rero kari akadirishya ka mbere. Tugiye ku kadirishya ka kabiri. Akadirishya ka kabiri twavuze ko ari bya bintu abantu bakuziho, abantu baba bazi ku muntu ariko watiyiziho. Urugero wenda nko kuba umuntu yaba asinzira akagona. Ugona ntabwo yumva ko ari kugona. Rero icyo ni ikintu abantu mubana baba bakuziho. Cyangwa se niba ujya ugira ikibazo, aho kugira ngo mbese ufite karagiteri wenda yo kuba wagira ikibazo, ugirana ikibazo n'umuntu, umuntu yakugira inama wenda ntubyemere. Ibyo ngibyo nabyo hari wowe wumva uri mukuri kwawe, ariko ku kigaragara abantu baba babona ari nk'imbogamizi cyangwa se ari defo umuntu afite, ariko banagukosora ukumva ntubyemeye kuko wowe ntabwo ubizi. Isomo rero twakuramo aho ngaho nuko umuntu niba akubwiye ati nyamara bimeze gutya, wavuga uti se nibyo, ukazigenzura koko ukareba niba iyo defo uyifite, hanyuma tukemera no kugirwa inama. Akadirishya ka gatatu navuga yuko ari hahandi ibintu abantu babizi, bakuzi yuko wenda tuvuga umuntu afite nk'ubumuga, wenda aracumbagira, cyangwa se hari ukuntu ururimi rwe ruruta, bavuga kubegera mu Gifaransa, cyangwa se mu Kinyarwanda wenda dedemanga. Ibyo ni ibintu umuntu aba yiyiziho n'abandi bantu baba babimuziho, cyangwa se ukaba uzi kugira isoni, ibintu nk'ibyo byatuma uba ubyiyiziho n'abandi bantu bose babizi. Icyo kintu nacyo ni ikintu abantu baba bakuziho nawe ubyiyiziho, ariko uburyo bwiza bwo kugira ngo umuntu amenye niba icyo kintu koko gihari, cyangwa se niba hari icyo wagikosora ugikosore, ni uburyo bwo guca bugufi. Niba icyo kintu nyine ugifite ukabyakira mu buryo bwiza, ntiwumve yuko cyakubuza gutera imbere. Twigeze kubona umukobwa wari ufite ubumuga bwo kutavuga, ndibaza
ariko ntabwo ibyo bintu byamuhejeje hasi. Umuntu aba akwiriye kumva ko icyo kintu nubwo gihari n'abantu bakaba bazi ko gihari, ariko ntabwo bikwiriye kuguheza hasi ngo wumve ko ucitse intege. Oya, ahubwo gerageza muri ubwo bushobozi wiyumvamo mu ntege nke ufite, ugerageze kwiyadabuta muri icyo kintu kikuriho. Ku ka kane rero niho tugeze ku kadirishya ka kane. Ni kamwe mu tudirishya abantu batazi, nanjye ntazi, ariko kazwi n'Imana. Rero umuntu akwiriye kwigenzura, kuko hari igihe niba ufite impano, niba ari ukuririmba ukaririmba, ariko ukumva ntabwo waririmba hanze abantu bari kukumva, ukumva ntabwo, mbese iyo mpano ikurimo ntabwo nawe uzi ko ari impano yawe. Navuga ngo niba hari ikintu wiyumvamo gishyashya kidasanzwe, kukigerageza, gushira amanga ukakigerageza kigasohoka, kuko utakigerageje n'ubundi kizaguma kiri aho ngaho hameze nko mu mwijima. Tuvuge wenda ushobora gucuranga, ushobora no kuba uzi undi mwuga runaka, kuko imyuga ni myinshi, ariko kubera yuko utiyumvamo ko ari impano, ntubikoreshe. Wakwigenzura rero ukareba kuko niba ku kadirishya kakiri mu mwijima, cyangwa se hari ibintu bigenda bivamo bishyashya muri wowe, hanyuma ukabyegisporora, ukabikoresha, kuko niba byasohotse bikaba bibasha kugaragara, bishobora kukugirira umumaro mu gihe runaka, cyangwa se bikagirira n'undi wese akamaro. Iryo rero niryo dirishya nari nshatse kuvugaho uyu munsi, idirishya ryanjye, idirishya ryawe. Noneho uburyo rero rigenda ryaguka ni uburyo wowe ushobora gusanga mugenzi wawe ukamubaza uti ese mbona gute, ese ibi bintu ubona mbikora gute. Yakubera open, cyangwa se yakubera umwana mwiza akakubwira ati rero uzakosora iki, uzakosora iki. Ibyo ngibyo biba ari nk'andi maboko wungutse, kuko ni inama ishobora kukuzamura, cyangwa se ikaba yagufasha ingeso mbi wari urimo, cyangwa se ibintu bibi wari urimo, wowe watekerezaga ko ari byiza, ukaba wabivamo. Akambere ko twabonye ko ari wowe ku giti cyawe, kugira ngo usohore icyo kintu kirimo kikuvuna, ugisohore, ukivuge, hanyuma uruhuke, kandi gishobore no kubonerwa igisubizo. Hanyuma ibyo bindi abantu bakuziho nawe wiyiziho, ni byiza ko bitakwicaza ngo biguce intege, ngo wumve ko ubuzima bwawe buhagarariye aho ngaho, ngo wumve ko ntacyo uzavamo cyangwa nta n'icyo wakora. Ahubwo icyiza ni uko wabifata uko bimeze, ariko ntibikufungire indi miryango, ntibikuzibirire izindi mpano. Murakoze rero, ni aho ngaho dushoreje iyi nyigisho. Imana ibahe umugisha. Shalom.